niba utaratangira kwizigamira rero mu kigega RNIT iterambere fund rwose waracikamwe kubera ko ushobora gukanda akanyenyeri 589 urwego ukiyandikisha ubundi ugatangira kwizigamira aho rero ishoramari bagukorera riguhesha inyungu ku bwizigamye bwawe iri hejuru ya 11.7% ibirenze ibyo reka tubibaze Gashugi birumvikana muri RNIT twarabanye muri Tour du Rwanda bakaba hari ubutumwa bwinshi bagiye bageza ku banyarwanda ubu ngubu hagezweho iki ubu ngubu hagezwe yuko abanyarwanda nkuko turangije kureba umukino buriya kugira ngo umuntu abe umuhanga mu mukino ari ukwimenyereza turabwira abanyarwanda ngo mutangire buhoro buhoro kwimenyereza kugira ngo uzagere ku ntego zawe ubundi ubwizigame ni ubutuma ushobora kugira ishoramari mu gihe umuntu atatangiriye hasi atatangiye agerageza hari igihe utangira ukumva biranze buriya n'abari abanyamagare ntabwo batangiye biruka ngo bazabe abaprofessionel batangiye buhoro kugira ngo bagere ku ntego zabo rero RNIT iterambere fund tukomeje gushishikariza abanyarwanda kugira umuco wo kwizigamira no gushora imari ku isoko ry'imari n'imigabane aho ubwizigame bwabo bushobora gutanga inyungu utashobora kubona ahandi cyane cyane ko umuntu ashobora no gutangira yizigamira n'amafaranga makeya ikindi ni uko nk'uko nari ntangiye kubivuga ni uko ko ari gahunda ya leta nta muntu n'umwe uhejwe muri RNIT iterambere fund ari umuntu ku giti cyiwe ari ikimina ari ikigo hari ibigo dukorana nabyo ari amakoperative ndetse n'imiryango abantu baba baturukamo hari igihe baba bafite uburyo bwo gukora bwo kwizigamira hariho n'abazigamira abana nabo kugira ngo n'aba bana dukomeze kubigisha umuco wo kwizigamira ya mafaranga wakagombye kujya kumugurira ice cream umugurira ice cream ariko nanone umushirira ku ruhande ejo bundi hari umuntu twahoze tuganira ndio ndamubwira uko ajya mu kabare afata icupa rimwe yohereza irindi mu kwizigamira nacyumva icyo kintu yego ufata rimwe ahangaha wizigamira hari ufata rimwe ahangaha wizigamira hari kandi ni uburyo bworoshe nk'uko mwari murangije kubipresenta hariya akanyenyeri 589 urwego biba byoroshye uko wohereza momo y'ahantu uri urishyura uniyishyura nawe kuko ayo ushyira muri iterambere fund uba wiyishyura ayo wishyura ibyo wakoresheje wiyishyura wiyoherereza kuri konti yawe mu iterambere fund ku muntu utaratangira kwizigamira muri RNIT ikintu wavuga cy'ingenzi yacikanywe nacyo ni kihe ikintu yacikanywe nacyo ni uko ese afitiye objectif afite icyo ashaka kuzageraho ese azakigeraho ate adafite ubwizigame azabikigeraho ate adafite amafaranga ashobora kuzamugezaho ashaka kuzagera icyo ngicyo yaragicikamo hari abantu birirwa bari aho ngaho bavuga ati shaka kuzagura imodoka shaka kuzagura inzu shaka kuzagira icyo ngeraho ukabivuga mu magambo ariko mu gihe utatangiye gushora cyangwa kwizigamira mu kigega iterambere fund umenye yuko ibyo ngibyo uri uratekereza koko ni inzozi ntabwo uzigeraho hari abantu baba bafite wenda impungenge zo kuba ngo barizigamira amafaranga angana iki haba hari igiciro runaka umuntu yakizigamira cyangwa ni amafaranga yose umuntu ashobora kwizigamira ubundi twashyizeho amafaranga 2,000 kugira ngo buri muntu wese ashobore kuba yabigeraho ni ukuvuga ngo umuntu uwo ari we wese mu Rwanda ushaka gutangira kwizigamira yahera ku 2,000 ariko nanone tukavuga ngo ese nk'umukozi nkawe ushyizemo 2,000 byazakumarira iki ni ukugira intego ikindi twakomeje kubiganira tubibwira abantu muri kiriya gihe cya covid ubwizigame bwagaragaje yuko ari ikintu kikugoboka mu gihe udashobora kuba mu gihe watewe utiteguye hari ibiza hari ibibazo bitandukanye bishobora gushikira umuntu yewe hari n'igihe n'akazi gahagarara ugasanga uri umukozi wakoraga muri RBA inyuma y'imyaka 5 ukora
akazi karaje bakoze restructuring birahagaze none ejo bizagenda gute uzatangira guhamagara abakameramani hanga bakoreza yatiki kandi warakoze imyaka n'imyaka kubera iki kubera ko utashoboye kwizigamira rero kwizigamira bituma wirinda shock izarizo zose ejo bundi nawe yandika ngo kwizigamira ni shock absorber ni amortisseur kwa kundi ukubise mu kinogo pa ikintu kiri gusubiza hejuru no bizigamira bwa hanyuma ko bashaka gutangira kwizigamira ubwo biyandikishe gute ese bikorwa biti kwiyandikisha na kanyenyeri 589 urwego ukoresheje telefone yawe waba ufite uri kuri mudasobwa ufite internet ushobora gukoresha www.shora.rnit.rw ugashobora kujya muri site yacu ukiyandikisha hanyuma ukaba washyira amafaranga mu kigega ukoresheje ari izina system yacu ihita generating ihita iguha izina uzajya ukoreshamo ndetse n'ijambo banga password yawe uzajya ushyiramo kugira ngo ushobore kwinjira mu kigega iterambere fund ubone ubwizigame bwawe kuko ubu ngubu dukoresha systeme ntago ari bya bindi bya kera umuntu byasabaga yuko agomba kutubaza ariko ubu ushobora kubyirebera ukareba n'ubwizigame bwawe uko bugenda bwiyongera ndetse n'inyungu yawe uko igenda yiyongera rero akanyenyeri 589 urwego cyangwa www.shora.rnit.rw ushobora kutangira kwiyandikisha warangiza kwiyandikisha ugakoresha amafaranga uyohereza ushobora kuyohereza ukoresheje mobile money ushobora kuyohereza ukoresheje transfer muri transfer byiza iyo uyohereje ku makonti yacu ku makonti yacu ari mu mabanki atandukanye icyo ukora uhita wongeraho ya nimero yawe ya konti tuba twaguhaye system iba yaraguhaye iyo warangije kwiyandikisha bahita baguhereza ijambo banga uba waryishiriyemo na baguhereza izina uzajya ukoresha winjiramo bakaguhereza nimero de konti ugashobora kuba wabyinjiramo byoroshye. Dide watangiye kwizigamira muri RNIT se? Kuva ubutumwa batangira kubutanga bivuze ko muri iki cyumweru kigare hari icyo nanjye nungutsemo ubu natangiye kwizigamira ngeze kure cyane. Yego nawe rero uri kutureba akakanya gana muri RNIT iterambere fund utangiye kwizigamira. Kandi kiza nuko umuntu abikora uko abishoboye. Ku munsi ushobora kubikora gatatu ushobora kubikora rimwe ushobora kubikora gatanu ikindi nuko nk'abakozi bahembwa umushahara buri kwezi ushobora kuvugana na banki yawe buri kwezi akagira igice cy'umushahara wawe cyajya kivaho kikajya muri RNIT iterambere fund kugira ngo bikorohereze amafaranga yakugeze mu ntoki rimwe na rimwe kwikuraho bishobora kugora ariko ushobora kubwira banki cyangwa umukoresha wawe akajya gufata amafaranga runaka akayawohereza mu iterambere fund akazakugoboka mu gihe uhuye n'ibibazo cyangwa akazagufasha mu gihe ushaka gukora ishoramari ushaka kugeraho mu bihe biri imbere. Abashaka amakuru arenza aho mwajya ku rubuga rwabo ni wa3.rnit.rw cyangwa se mukanabahamagara kuri 5890 bakagusobanurira birambuye. Reka tugushimire cyane Gashugi. Murakoze cyane. Udusuriza abo muri RNIT. Barabatashya kandi barabifuriza iterambere rirambye. Yego urakoze cyane. Murakoze. Yes, hanyuma rero turi kugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu tukwibutse ko nyine ari Tour du Rwanda yasojwe mu kanya gato igasorezwa kuri Kigali Convention Center. Prologue murabizi ko yegukanywe n'umubirigi akaba ari Ardo Terrier hanyuma kandi